ura niyo mpamvu mpisemo iki cigisho. Ubwo rero ndagenda mfate y'amazi ya mico, yego, tugiye kuyivanga, twayivanze good, wabonye ko urugo rwacu ruruzuye. yego, ubwo ni ukuvuga ngo iyi ni imico imwe y'umusore kera arayijyanye, hari ibyo arambitse, aretse kwitambika mu buriri, aretse gutaha igihe ashakiye, aretse ibibi byose yakoraga, ahubwo imico yayivanze n'iy'umukobwa. Ibi ni iby'umukobwa rero, nawe imico ye ayijyanye hehe. twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana nabane namwe n'imiryango yanyu. Uyu munsi twifuje gusura wa mubyeyi umwe ujya atanga impanuro ndetse n'impuguro cyane cyane ku bijyanye n'ingo. Mbere yuko mwakira, reka mbanze nkwifurize kugubwa neza, kugira ibihe byiza. Ushobora kuba utameze neza, ufite ikibazo runaka, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba wabuze ikode se, wabuze minervari y'umwana, dore ko bari mu bizami. Reka nkubwire ngo Imana niyo byose, Imana niyo byose, kandi iyo tuyiringiye ntacyo tuyiburana. Abantu mukunda kudukurikira muri hanze y'u Rwanda, namwe turabasuhuje. Ndavuga abari mu mpande enye z'igihugu bo turabana umunsi ku munsi, namwe uko mugenda mutwandikira muri commentaire ko ibiganiro tubagezaho bibanyura kandi ibibubaka. Turabashimiye commentaire zanyu, tuziha agaciro. Mbere ko dukomeza, abanza kandi subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukugezaho mu ba mbere. Uyu munsi uko nabivuze, twasuye wa mubyeyi, amazina araza kuyatubwira nyuma yo kubanza yadusuza. Ubwo nuko twatangiye ikiganiro. Mubyeyi, tubaye ikaze. Murakoze abari ku muyoboro kuri channel yanjye, nawe ndagushimiye cyane utangije iki kiganiro. Nze kubabwira ngo Imana ibahe umugisha, nta mugisha w'Imana nta cyaba cyabaye muri iyi si, twavaho twese. Umugisha w'Imana rero ubabeho. Kuba turiho tubikesha imigisha y'Imana. Ni imigisha, ni umugisha? Gipfa kuba cyitwa umugisha cyangwa imigisha, kivuye mu biganza by'Imana, niyo cyaba ari kimwe kirahagije. Kirahagije. Amazina yenda kuba kubonye bwa mbere kugira ngo twanzike n'ikiganiro cyacu. Amazina ni Jeannette Nyiramahirwe. Jeannette Nyiramahirwe, kuba uri umubyeyi byo ngira ngo birigaragaza. Yego. Birigaragaza. Mumeze mute mu buzima busanzwe? Ubuzima busanzwe ku ruhande rwanjye mpora nshima Imana, iyo nkangutse nkabona biremeye. Yego. Zamura ishima. Nkangutse bikemera, ushima Imana. Ari n'abavuga ngo iyo atambutse bikemera, cyane ko hari abo biba bitarimo gukunda. Hari abo byanze, twe rero n'andi mahirwe twongerewe. Yego. Nyuma y'uko rero utambukije ikiganiro ukomoza ku bintu by'ingo, imibanire y'ingo cyangwa se y'abashakanye, hari abantu benshi bagiye batwandikira cyangwa se abandi bagiye baraguhamagara bavuga ko wazabivimuzi. Uyu munsi ubazaniye iki abakunzi bacu? Uyu munsi rero abakunzi banjye bagiye bampamagara kenshi cyane, abatware b'ingo bati natwe wadupfunyikiye amazi, waduteye amatsiko. Ariko naje noneho abadamu benshi bati baratwubakiye, wadukoze ku mitima. Bifuza ko kiriya kiganiro nubwo nagitanze ku munsi w'abagore bagenda bagisharinga kugira ngo turebe ko nibura ibintu biri mu ngo byagenda bigabanuka, rwose akamenya inshingano ze. Uyu munsi rero icyo nabazaniye ni icyigisho noneho nshaka guha abagabo ndetse n'abatarashakana muri rusange, ndetse kiragera no ku badamu. Muri make kibanze ku muryango. Ku muryango, umuryango wamaze kwiyubaka cyangwa se umuryango utarubakika? Ari umuryango uteganya kwiyubaka, ndavuga bari muri fiançailles. Yego. Ari umuryango wamaze kwiyubaka, ndetse ari n'umuryango urimo kujegajega. Ndetse cyagera no kuba yarangije kuba batandukana, kuko haracyariho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro. Yego. Ubwo turahera hehe ko numva gisa naho cyagutse? Kugira ngo duhite dutangira, deja twagitangiye. Nifuza guhera rero, ngiye guhera noneho ku bantu bateganya kubaka urugo. Abateganya kubaka urugo? Yego. Nta kurogoye se, abateganya kubaka urugo twabaye tubaritse ahubwo tukajya ku bamaze kurwubaka?
noneho tukava ku bamaze kurwubaka tujya ku barufite rurimo kujegajega, Yego. abateganya kuzarushinga bo tukazabazaho nyuma. Okay. Uro nifuza Niba biza gukunda noneho ariko. gutangirira ku bantu bamaze kurushinga, bamaze kwitwa umugore n'umugabo. Yego. Yego. Twanzitse n'ikiganiro. Kanse n'ikiganiro, bakunzi bagiye murakoze. Aha nicaye murambonana igitabo cyiza cyane cyitwa Ijuru Rito. Ijuru Rito. Ijuru Rito. Gifate gutyo tukereke abakunzi bacu. Yego. Ariko, Ibanga. nta kibazo. Okay, twakomeje. Ibanga ry'umuryango unezerewe. Iyo tuvuze ijuru rito turacyari hano mu isi, ariko wabishatse nkuko nabibabwiye mu kiganiro cy'ubushize, urugo rwawe warugira ijuru rito. Kuko iyo bavuze ijuru ni umunezero, amagara mazima, kugubwa neza. Icyo tuba tubuze hano kuri iyi si nuko wenda tuba tugipfa tukirwara, ariko urugo runezerewe ni ijuru ritoya. Yego. Ndatangira tuganira rero, ntangirana imfashanyigisho. Aha imbere yanjye murahabona mpafite ibirahuri bitatu. Iki ni ikirahuri cya mbere cyuzuye amazi, n'ikindi kirahuri kiri aha ngaha. Hakaba ikirahuri kirimo ubusa, nta kintu kirimo. Ubwo uratangira usobanura ikirahuri cya mbere, ikirahuri cya kabiri, ikirahuri cya gatatu. Muri hangana, iki kirahuri cya mbere rero reka ncyite umukobwa cyangwa se umugore. Cyita umugore. Kirimo amazi? Kirimo amazi yuzuye. Kiruzuye. Yego. Iki ngiye kucyita umugabo. Ngo ni ukuvuga ngo iyi ni imico y'umugore. Yego. Iyi ni imico y'umugabo. Bibiliya rero iratubwira ngo hari umubare ujya ugora niba bavuze ngo nk'iyo bari gushingira mu nsengero ngo rimwe uteranyijeho rimwe ngo bibyara rimwe. Mu busanzwe abamatematisiye cyangwa se abamatematisiye bazi ko rimwe guteranyaho rimwe bibyara kabiri, ariko mu by'umuryango nanjye ariko niko mbizi. Mu muryango rero rimwe uteranyijeho rimwe bibyara rimwe. Kubera ko nk'uko ubona ibi birahuri, kamvuge ko uyu ari umugore cyangwa se umukobwa, uyu akaba umuhungu. Yego. Bagiye kuba noneho bagiye kuba umwe. Mpamvu nakunze kukubwira nti hari igihe birahera bari n'iwabo, bagiye kuba umwe. Reka tuvuge ko uru ari urugo bagiye kubaka. Ubwo mpise mbyumva, ntabwo ari abana. Noneho uhise ubyumva. Ariko byo koko urumva njye nari mpereye ku musozo, kandi tugomba guhera ku itangiriro. Abakunzi bacu ngira ngo namwe mwase mubyumva. Yego. Umubyeyi n'umuhanga cyane, twagiye. Yego. Uvuga ngo rero ndi umukobwa cyangwa se ndi umudamu, nandi kwikorera ibyo nshaka. Iyi ni imico yanjye, ndasiga inzara mfite umwanya, ndakora ibyo nshaka byose, ndasinzira uko nshaka, naryama nkitambika mu buriri. Ubwo turi kuri uyu ni umukobwa, mbese ni ukuvuga ari free. Ari iwabo, arigenga mu yandi magambo. Ari free, cyangwa se wenda akaba ari n'umudamu uri kwigenga utari wumva iki cyigisho, ko none akaba agiye guhindura icyerekezo. Uri free, urigenga, ntawe ukuvugaho, ntawe ugukoraho. Yego. Uyu ni umusore nawe rero, nawe urabona ntabwo byoroshye, nawe rwose aruzuye. Nawe ni free, arigenga, arapoketa, inkweto aterera aho abonye, niba anywa inzoga aranywa akavu yarara, nta kimuvuna. Niba ataha muri geto araburara, ubundi akararira ibishyimbo na capati, ararira mu gasafuriya, ariririrwa irindazi, arataha igihe aboneye, arabana n'abashaka, arakorera sareri yose akayitsinda mu kabari, ubundi agataha. Yego. Ubwo inkumi nayo iri gusohokana n'abandi uko ishaka, iri kugira ute. Twagiye rero tugiye gufata rimwe tuyiteranyeho rimwe bibyare rimwe. Kuko niba tugiye kuba umwe, tugiye kuba umuryango umwe. Niba tugiye kuba umuryango umwe rero, none ibi bintu nimbiteranya, iki nasuka muri iki se ngo bibe umwe, ntibyakunda kuko ibi birahuri byombi biruzuye. Ubu rero tugiye guhuza, tugiye kubona yuko kugira ngo tube umwe ari uko iki kirahuri tugiye kukigira kimwe nyine, sibyo? Kandi turabikora ku rwego rungana. Kangereranye ko uyu ni imico y'umukobwa.
bya bindi twavuze. Ya Iyi mico mico ye. y'umuhungu. myiza cyangwa se mibi. Yego, reka Ubwo tubyite biravanze. gutyo. Eh. Ubwo rero hari ukuntu Imana yaremye ukuntu abantu batandukanye, sibyo? Yego. Imico y'uyu itandukanye n'iy'uyu. Kwakiranswa byanze bikunze, iyi mico igomba kwihuza kugira ngo bakore ikintu kimwe, kandi turugiye kwiga ngo ijuru rito. Yego, Yego. umuryango unezerewe niryo banga ubundi ry'ubuzima. Kugira ngo habe umunezero ni iki rero? Uyu nguyu hari ibintu ari bureke, n'uyu hari ibintu bimwe ari bureke kugira ngo bahurize ku kintu kimwe, bubake urugo. Ubwo rero biragenda gute? Nta muntu ugomba guhenda undi. Ntawe, cyane ko ubu hari ihame rivuga ngo uburinganire, ubwuzuzanye, ibintu nk'ibyo. Uyu nguyu urahari icyo ari bugabanye n'uyu, biragenda bite? Ubwo binjiye mu rukundo rero. Twagiye ntekereza ko bakunzi abantu bose nibakurikire neza, bakunzi banjye muri kuri kamera nigira iri ni isomo. Yego, nanjye ndabibereka rwose. Mu buzima busanzwe nyine ndi mwarimu, nkoresha materials. Uko isomo ritagira materials ntabwo abana bakunda kuryumva. Ura niyo mpamvu mpisemo iki cyigisho. Ubwo rero ndagenda mfate y'amazi ya mico. Yego. Tugiye kuyivanga, twayivanze good. Wabonye ko urugo rwacu ruruzuye. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi ni imico imwe y'umusore. Kera arayijyanye, hari ibyo arambitse, aretse kwitambika mu buriri, aretse gutaha igihe ashakiye, aretse ibibi byose yakoraga, ahubwo imico yayivanze n'iy'umukobwa. Ibi ni iby'umukobwa rero, nawe imico ye ayijyanye hehe? Arayisize. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugabo w'iki? Akaramata. Umwe yagiye iwabo, imico yasigayeyo, n'undi yasigaye iyo ngiyo. Ubu rero hano turi kuvanga imico. Yego, turi gukunda kuganira ku byigisho iki gihe cyane, kubera ibintu by'amadivorce biriho birenze urugero. Ubundi divorce iri kuva muri iyi mvange itari kumvikana neza. Yego, ya mvange ya mico wa undi yazanye n'indi undi yazanye bavanze. Mico noneho kumvikana bibaye ikibazo. Divorce tayari. Yego, ni ukuvuga ngo hari igihe umugabo ari gushaka ko imico yari izamuka cyane, sibyo? Cyangwa umugore agashaka ko ibyo ari byo bizamuka cyane, kandi bakagombye kuvanga bakaringaniza. Noneho mu kuringaniza uku rero ibi bintu biruzuye biri ahangaha. Wibuke ko bimwe byaturutse muri uru ruhande, ibindi byaturutse ahangaha, binakomeje kugorana. Yego, utangiye kubyumva, bikomeje kugira ute? Kugorana. Twahavanze ariko tuvangiye mu kintu kimwe. Twavangiye mu kintu kimwe. Yego. Imico itandukanye. Kandi ku kigero kimwe. None umwe atangiye gushaka ko ibyo yasize iriya agaruka kubyuzuriza hano, kandi cyarangije kuzura. Hari ibyo waretse ushaka kugarura ngo ukomeze. Ibyo ngibyo rero ntabwo biza gukunda. Ntabwo byakunda, kuko nuri yashaka ko yongera gukura hariya akaza gusukaho. Ntabwo wenda tuvugira musore yareke za nshuti ze mbizi mushora mu bintu bibi, yaretse kwa kurya mu turesitora yagize ute, none urashaka kubigarura ngo abisuke aha, kandi iki kirahuri kiruzuye. Bivugiye amazina yabo. Uriya musore yaretse na ba bakobwa bari inshuti ataramenyana na runaka bamaze kubana. None arimo kuguma kugira gute kubagarura. Kandi iki kirahuri kiruzuye, ni urugo rwuzuye, nta hantu ari bubishire. Nuvuga ngo umugore yamaze kumubona tayari. None arashaka kugarura aba ex ngo bakomezanye mu buzima, kandi yamaze gushinga iki? Urugo. Ashaka kongera kurara mu kabari, kandi yazanye umudamu wo kurara hamwe nawe mu gitanda, sibyo? Umugore yageze mu buriri, yategereje umugabo yamubuze, umugabo yakomeje kurara mu kabari. Ubwo ni ya mico yasize akomeje kugira gute? Kuzana. Twagiye. Yego. Na wa mukobwa rero nawe arashaka kuzana ya mico yasize, akagira ute? Akayizana ahangaha. None yabaye umugore, ntabwo ashaka kwambara nk'abagore. Yego,
ntabwo ashaka imyitwarire nk'iy'abagore, ntashaka guheka umwana nk'abagore, ashaka nawe kuzana bya bindi. Yego. Kandi niba ubona ubwo bamaze gukora urugo rumwe, nibaramuka babishyize hano hejuru birakora agisida, birameneka. Yego. Kumeneka ibyo mvuga utangiye kumva ibyo ari byo. Urugo rwe rwuzuye birameneka, abo hirya babibone. Yego. Imiryango iratangira igatera, ikaba yaterana rero kubera bya bintu bari kuzana kubyuzuriza ahatuzurizwa. Bakunzi banjye rero reka tuganire. Ubushize nari nababwiye ko turi kuza kuganira ku nshingano z'abagabo kandi abagabo tukaganira ko bakenera akenshi ibihamya, ni abatware bakeneye kubahwa. Yego. Ntabwo bapfa ku bagabo barashishoza, ntabwo bapfa kumva ibintu by'ibipapirano ngo babyumve. Oya, ntekereza ko hari iri somo rya mbere ryaba ryumvikanye. Iri somo rirumvikanye, reka mbaza abantu badukurikiye cyangwa se bazakurikiye iki kiganiro. Nimwumva ritumvikanye muzatubwira. Jeannette yongera agira ati arisubiremo, ashake n'izindi mfashanyigisho, yewe arahari ntaho agiye. Mutwandike muri commentaire mutubwire niba koko iri somo ryari rikenewe, niba ryumvikanye, ubundi tukomeze n'ikiganiro cyacu. Yes. Abatware b'ingo, abateganya kuzubaka ingo, ndabasuhuje mwese, mwubahwe. Burya nimwe mwabayeho mbere, niyo mpamvu tububaha cyane, kandi niyo mpamvu ijuru ryabahaye inshingano ikaze cyane. Naberetse iki gitabo cyitwa Ijuru Rito, nagiye nsoma amagambo atangaje. Reka manze nyabasomere mbere yuko dukomezanya. Hari amagambo atubwira ngo umugabo akwiye kuba umuntu uhuriza hamwe umuryango we, agakemura ikibazo cy'amacakubiri n'ubwumvikane buke gishobora kuvuka mu muryango ashinzwe. Mu muryango ushinzwe. Agatambira urugo rwe kugira ngo Imana ikomeze kureba ijisho ryiza umuryango we. Umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Ako kantu gasobanura. Umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Umugabo ni umutambyi w'urugo rwe. Kandi ngo kurutambira bituma Imana ikomeza kurureba ijisho ryiza. Yego. Kandi kugasobanura, abantu bajya bemera dusome Bibiliya, iyo bavuze gutambira urugo ni igicaniro cy'amasengesho. Ubundi umugabo iyo bavuze ngo Kristo ni umutwe w'itorero, ariko n'ubundi umutwe w'urugo nawe ni umugabo. Yego. Uvuga ngo rero umugabo niwe ugomba kureberera byose byo mu rugo rwe, niwe ugomba gutambira urugo rwe igitambo, mbese niwe ugomba gutanga gahunda y'amasengesho mu rugo rwe. Urumva rero ko icya mbere kiri mu byubaka umuryango ni isengesho, ariko cyane cyane rigizwemo uruhare n'umutware w'urugo akayobora gahunda y'isengesho mu rugo, nicyo bita gutambirira urugo. Yego. Ni ukuvuga ngo isengesho mu rugo rirakenewe cyane, kandi ryagizwemo uruhare n'umugabo. None ingo zidasenga zabaho zite? Hari ingo zitazi gufite isengesho. Ibyo biri mu bintu biri gutera ibibazo cyane mu ngo nyinshi, ariyo mpamvu Satani yibasiye iki? Umuryango. Kuko abagabo usanga, nkurikije rero ibintu nsoma, mbona abapapa benshi bashobora kuba batazi ko ibyo bibareba. Uzacunge mu nsengero nyinshi, ubaza abagabo ni bakeya, abagore nibo benshi mu nsengero. Wakwinjira mu makorari usanga abagore ari nka 30, abagabo ari 7. Ahubwo ukibaza impamvu kuki umugabo ari we mutambyi w'urugo ariko akaba ari bo baba bakeya mu nsengero no mu murimo. Usanga nabyo biri mu ntandaro z'ibiri kuba mu miryango. Abagore baba bagiye gusenga, abagabo bagiye guhahira urugo. None se urebye hari n'ingo zirimo gusenyuka zisaramara n'imyaka 5. Yego. Mu by'ukuri izi ngo urubyiruko aho ntibashobora kuba bari kwishora mu kubaka ingo batabitekerejeho, cyangwa se batabanje kugisha inama, ngo ugasanga bari kubikora ari nko kurangiza umuhango, cyangwa se ari nk'indi gahunda bifite. Kuko urumva niba umuntu ashinze urugo imyaka 5 ntirashira ngo divorce barahari, ibi bintu byo biguterwa n'iki? Hari impamvu nyinshi cyane zirimo gutera divorce. Ikintu cya mbere
nuko abantu barimo gushaka batazi inshingano. Nk'ubu tuvuze ngo umugabo ni umutambyi w'urugo, umugore tukavuga ni umutima w'urugo, ntabwo bari gushaka bazi inshingano. Cyane ko uyu munsi urimo gusanga abantu bahuye nta n'igihe cy'ukwezi guciyemo, ukundi bagapanga ubukwe. Yego. Ababyeyi ntabwo bazi ibyabaye. Kera ababyeyi nibo bakundaga kurambagiriza umusore, ariko ubu ababyeyi turi kwicara ukabona umwana araje ati mfite ubukwe. Utazi uko ibintu bihagaze, ntiwabonye igihe cyo kumugira inama, ukabona abana bari kwikorera ibintu bameze nk'aho batazi ibyo ari byo. Ariko n'ubundi ugasanga urukundo rw'iki gihe nk'uko Bibiliya bivuga ngo urukundo rwarakonje, urukundo rw'iki gihe rw'abafiyanse akenshi ruri kuba rushingiye ku nyungu runaka, ku nyungu zibigaragara. Uriya mukobwa afite akazi, uriya mukobwa iwabo bameze neza, bampa imitungo. Umukobwa udafite akazi sinamutereta, yego, yamuzana ka kazi karahagaze, batangiye gushwana. Ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma ingo zitandukana cyane. Ariko nanone akazi ni ngombwa. None se bazaburara, bazabwirirwa? Akazi nako ni ngombwa. Ntabwo bazaburara, ariko hari indirimbo tugira 194 mu gitabo cy'Abadiventiste iravuga ngo ivundi ryanezeza hari urukundo. Ivundi, iyo bavuze ivundi ni inzu ntoya cyane. Buriya abantu bafite ubushobozi buke bakundanye, abantu bafite babakene bikundaniye baruta abafite ibya mirenge badafitanye urukundo mu muryango. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Ubutaha noneho tuzafata za detaye ziriya mico iri gutuma ingo zitandukana kuri ubu, arizo tujyaho turebe noneho n'icyakorwa muri rusange. Ahangaha ubwo ni introduction y'ibiganiro tubafitiye. Mukomeze mukande subscribe, mujye mudukurikira. Tubafite ibiganiro byinshi kandi byubaka umuryango nyarwanda, sosiyete nyarwanda, ingo zikabana mu mahoro. Buriya iyo abantu bubatse urugo bajya basezerana isezerano rivuga ngo bazabana kugeza gupfa. Ya sezerano uraryemera? Iriya sezerano ndaryemera cyane, kuko na Bibiliya ivuga ngo icyo gituma nkuko nabivuze azasiga se na nyina bakabana n'umugore wa karamata. Karamata bishatse kuvuga iki? Kugeza umwe atakiriho, twe niko basezerana mu itorero, cyangwa kugeza Yesu agarutse. Hari abo Yesu azasanga bakiri bazima, we bagira amahirwe yo kujyana mu ijuru, cyangwa se urupfu rugatwara umwe bugakaba ari rwo rubatandukanya. Ese ariko abantu iryo sezerano ubona batakiri ryubahiriza, ahari kariya kariburike bashobora kuzagakura mu masezerano, kuko ushobora kwibaza impamvu abantu basezeranira kwa pastori ari naho bavugira ngo bazabana kugeza bapfuye, bajya gutandukana bakagarukira mu mategeko, kandi bakombye aho umupira warengeye ari wakombye kurengurirwa. Ako kantu nako muzakadukorera ubushakashatsi butaha tuzakarebaho. Dusoza ikiganiro cyacu, hari umuntu wifuza kukwegera ukamugira inama, hari urugo wenda ruri mu manegeka se ariko bataratandukana, abo ngabo nabo bashobora kuvuga ati uyu mubyeyi turabona afite inyigisho nzima, turifuza ko twazamwegera akatugira inama. Impande zombi byakunda cyangwa ntabwo byakunda? Byakunda. Buriya mfite n'ubutumwa nshaka guha buri mugabo wese kugira ngo amenye inshingano ze. Amagambo avuga ngo abagabo nk'abatware b'urugo. Ubwo nawe urimo. Yego. Ntibazabazwa ibyaha bakoze gusa, ntabwo muzabazwa ibyaha mwakoze gusa, ahubwo bazahamagazwa imbere y'urukiko rukomeye rw'Imana kugira ngo basobanure ibyaha byakozwe n'abana babo ndetse n'ibyakozwe n'ababaga mu ngo zabo. Abatware b'ingo rero ndabasuhuje, niyo ni inshingano. Erega ngo hawe byinshi azabazwa byinshi. Ubwo rero icyo bakimenye, abo bantu mbere yo kwegera uwo ari we wese burya ugomba kubanza wegera Imana. Kandi ikindi si na ngombwa cyane yuko urugo rwawe wakagombye kujya kurumenera amabanga. Abantu babiri nibo baba bazi ikibazo gihari, ariko umuntu nyambere mu kibazo cy'urugo ugomba kugikemura nk'umutware w'urugo, nk'umutambyi w'urugo, ni umugabo. Abagore ni abanyantege nkeya, ashobora kwemera guca bugufi
akemera intege nke za mugenzi we. Hanyuma niba hari ibyo adashoboye cyangwa se niba hari inenge yamubonanye nyuma y'uko babana, akemera akarwaza umurwayi we nk'uko nabibabwiye bakabana. Ntabwo imiryango iyo muhamagaye ba mama wanyu nabo bafite ibyo barwana nabo, muhamagara abaturanye nabo bafite ibyo barwana nabo. Ntekereza mwakwicara buri wese akamenya inenge n'intege za mugenzi we, hanyuma mukagerageza kuzuzanya mbere yo gushaka abantu hirya no hino. Ariko hari n'ibishobotse mwajya mwumva impanuro ntanga. Mfite indirimbo yitwa Ibiriho None kuri iyi channel, irimo impanuro z'imiryango. Iki kiganiro ubwacyo cyakubaka, ariko undi muyobozi mwiza ni Bibiliya. Nabakangurira kwiga Bibiliya nk'ab'umuryango. Iyo musenze cyane Imana isobanura ibidasobanutse, kandi ni ukuri ingo zakomera pe n'Imana ikanezerwa. Urakoze cyane. Hari umuntu ukeneye ko wamugira inama, ashobora kuba yifuza gushinga urugo se, akeneye ubujyanama cyangwa akeneye kuganirizwa, yakubona ate? Birashoboka ko ushobora gutanga contact yawe none? Yambona YouTube channel yanjye, iriho nimero yanjye, yayibona cyangwa se tukaganira, nanayibaha. 0783 352 umuntu yanyegera tukaganira. Icyambere ni kuri Bibiliya, tukaganira ariko umuryango ugakomera. Ibyo bintu byo gutandukana ni mubivemo. Buriya gutandukanya n'uwo mwashakanye ni nko gupfakara, n'ukuri ibyo bintu ni mubivemo, ntacyo bimaze. Urakoze cyane. Hari iziba ari za karande, ugasanga urugo sekuru na nyirakuru baratandukanye, mu muryango umukuru yatandukanye n'umugore, ugasanga ibintu bigenda bibakurikirana. So abo ngabo bakeneye amasengesho, bakeneye inama, bakeneye kuganirizwa, kandi murahari ngo mubafashe. Ugomba kuba igisubizo rero ku muryango nyarwanda. Murakoze. Batwandikire muri commentaire niba bagikunze, ubundi tuzabagezeho n'iby'ubutaha. Reka dusoze n'isengesho rigufi, ubundi ikibiganiro byacu nakagaruka. Yego, murakoze. Data wera uri mu ijuru, Mana ishobora byose, turagushimiye yuko washyizeho umuryango kandi ukaba wishimira, uhabwa icyubahiro. Iri sengesho nsenga rigere mu miryango yose itameranye neza, ngo mu izina rya Yesu Kristo bunge ubumwe nawe kugira ngo nabo babe umwe, nuko imiryango n'ibijuru rito bazitabane n'abana bawe mu bwami bwawe. Urakoze kutwumvishe, utubere umujyanama kandi uduhe kukwiringira. Tubisabye mu izina ry'umukiza wacu Yesu. Amen. Amen.